Ubu faniye kipe? Faniye kipe tutararenga. Ko buri gihugu ngira ikipe mfana. Duhere mu Rwanda. U Rwanda mfana ikipe y'igikunda ita Rayon Sport. Rayon Sport. Cyasi ikipe y'Abanyarwanda. Ni ikipe y'Abanyarwanda. Ntanga oda. Kiramani. Aha, I like it. Kiramani cya Regis. Cyane urabona za tuntu bikorera twabo tu. Ubu ni kuriya. Ntabwo romantique. Nakunze ukagenze bityo ngo biri dande biri deep. Ngo nyine ndi mu rukundo umuntu bafashe umukobwa mwasohotse. Twasohotse amaduta aya. Byo Yeah, hold up bana banje from east to west, north to south. Nizere ko mumeze neza, ngiri kumva kuri microphone akaba ari MC Library cyase yanzu y'ibitabo. Nkuko nabikubwiye rero hano turi kuri King Rwanda TV, nizere ko mumeze bon, nizere ko mumeze bo. Je ni yanzu y'ibitabo kabisa nkuko nabibabwiye, umunsi ku munsi tugiye kujya tubana from Monday up to Sunday. Ku biganiro byinshi tuzajya tubagezaho hano, mwibuke gukora like, share, subscribe ndetse na comment kugira ngo dukomeze tubane mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nkuko muri kwibona rero hano kuri micro, hano kuri kamera nakiriye umutumirwa wacu. Nizere ko mugiye kumwakira neza ku bibazo byinshi kuri like kugira ngo ibiganiro byacu mujye mukomeza mu bikorikire, ibiganiro byacu mujye mukomeza muduteze imbere kandi namwe mwiteze imbere. Hano rero kuri kamera nka mfiteho umutumirwa yakoze ibintu byinshi, yakina amafilme, tujye kumuganiriza tubwire ku buzima bwa buri munsi, ese ubundi abaye hate nk'abastar, ubundi hari ukuntu baba bafite ubuzima bwabo bwishe bwa buri munsi, ese akunda kurya ibiki, ese ni ibiki akunda kwambara, ese akunda gusohokera he. Ibyo byose ni ibintu tugiye kuganira muri aka kanya. Naravuga ibintu byinshi, reka manze mutere mambo vipi, mubwire ngo bimeze bite. ya meze neza cyane ndashimana. Aya ko mbona naswaga, ni ucaka manze kiremo aka kantu ni fanta kanyaka soda kazi. Banze usome kuri iyo fanta ubundi kiganiro. Ya meze neza ndashimana. Ngombwa kwivuga. Nitwa Karagirwa Jean-Louis aka Boom Pogba. Boom Pogba. That's like yo nezina nkunda ko abenshi abanyaganyita ngo ni pauvre no pauvre jean. Tuntu twanje twa zamani nyine tu. Tutararenga aho ngabana nsanganira ibyigeze. Iyo zina ako kera tukira amashuri. Hari umunyamakuru witwaga Eljo. Ngo pauvre. Ariko benshi ntabimenye ubwo yabaga ari nk'umukene ku kintu tu. Urumva pauvre kwanza usobanura yaryo uracyumva no gukera, ariko avuga ngo nimba ikintu kikunaniye ngo pauvre. Ariko dase nkakunda umuntu witwa Pogba ariko se ntuva se Pogba umukinnyi uri mu France. Ariko nkakunda gukurikirana ibyo bintu by'urubuga. Nkunda siporo, ndi sportif, nkunda football cyane. Nkakunda uwo munyamakuru rero Eljo Rutamo, abenshi muramuzi. Ariko ngo pauvre ya ndumva ndagakunze ntitaye kubusobanura bwako, ariko kumva ni sawa tu. Kumva ni sawa. Ukina kangahe muri football ko muranjya uri umugaridiye? Never. Naryo nari ndizi. Ubundi tunavuga ngo imyanya yose ariko cyane mu forward. Striker forward no mwataka nomero 9. Ko mbona usa nk'umugaridiye mwiza kurusha umwataka. Nabyo nari mbizi, ariko nari umwataka urabona ari ifite ikintu bita mbiyo, imbaraga niruka narishanyarazi. Ukiri muto? Nkiri muto ntarasaza. Ariko naritarinze ntarakina. Utarakina ntarakina muzanyangana, ariko buriya shaka byagenda kose tu. Ntakina wenda bazankuko bazawukina. Nje nanariza n'umwana wanjye. Cyangwa nawe rumwe mu bakinnyi. Ubu faniye kipe? Faniye kipe tutararenga. Ko buri gihugu ngira ikipe mfana. Duhere mu Rwanda. U Rwanda mfana ikipe y'igikunda ita Rayon Sport. Cyasi ikipe y'Abanyarwanda. Ni ikipe y'Abanyarwanda. Nta muntu ayisanga amabandi sinzi hano bavuye ko
ni umuco nicyo kintu twisanzeho. uyu mufana wa Rayon turaza kumushoborara ko ya ni ikipe y'Imana. Okay. Mu Bwongereza wenda fan ikipe ya Manchester United nubwo muri iminsi byahombye. Arahombye ariko abafana ba Manchester murimo murashya cyane. Turashya ariko none ariko ndaza kubamara. Aya mwasubiye hasi nta kintu kiri. Twasubiye hasi ariko ntago tuzabacu nata ariko iyi season tugiye gutangira ndakeka turaza kuba no turi muri Big 4. Nta kintu kizaza. Kirimo hari. Sasa reka tuve mu by'amakipe twinjiye mu kiganiro cyacu. Ikiganiro cyacu uyu munsi cyatwinjiza duteranyirije hano. Aha tunagushimira kuba wageze kabisa, byari ibintu bitoroshye, byari ibintu bigoranye cyane. Ariko kubw'Imana ikiganiro kiratangiye. Ndakwakiriye rero nk'umukinnyi wa filime, tuve gato muri siporo. Ndakwakiriye nk'umukinnyi wa filime nyarwanda. Tuguhaye ikaze hano kuri King Rwanda TV. Wisanga ngaha tugiye kujya tubana bya buri munsi. Kintu nabwira ku bantu bose badukurikiye nkuko yababwiye amazina yamaze kuyababwira, ni umukinnyi wa filime ndetse urimo arazamuka neza muri kariyeri. Ese gukina filime nyarwanda cyangwa se filime nyarwanda ko dukunda kubona za Netflix, tukabona abakinnyi bo hanze b'abastari bakunzwe cyane ugasanga niyo kariyeri nibwo buzima bwa buri munsi. Tutaratangira ibintu byinshi, kariyeri yo gukina filime mu Rwanda bimeze bite? Navuga ko kera nka buri wese tukiri bato twakunda kureba filime. Filime ariko ngiye nkunda cyane izo hanze. Hano hari abakinnyi ba filime nakundaga nka Donien, nakundaga imikino nkunda ibintu bya combat. Donien se no umunyarwanda? Ntago ari umunyarwanda. Navuze kera nkatwe turabana. Bantu some kuri Fanta ubundi utubwire neza. Turabana. Rero tuntu tw'umuvi. Ariko no ntago navuga ngo nabikunze cyane cyangwa ngo nzi ko wenda ari ibintu nzajyamo. Nza kujya kwigaho Kigali aho bita Kiyake. Niga maintenance ariko mushuti wanjye nawe wiga nk'ibyo wiga video production. Atangiye kuzajya binkundisha mbwata ko se tukajyana kuri scene. Gake tukajyana. Tangira kubikunda gute? Tangira kubikunda. After channel bajyaho bakanareba filime zanjye yitwa Kisongo TV. Ntangira kugenda mbikina, umujene wanjye abinyinjizamo bya danger ariko numva mbirimo neza. Kumva ni talent cyane, numva none bino bintu ntanabikora burya. Nuko nabyinjiyemo. Tutaragera kuri filime ukina, ni iyihe scene ukina wowe bwanyu ku giti cyawe ukavuga ati ngiye iyi scene yo bayimaye nkikina neza nkumva ni njye nyine kabisa, nkumva ni njye? Uriya ibintu nuko bitari cyane nkose numva meze nk'ukanga cyameze nk'umusirikare ntanga oda Kiramani. I like it. Kiramani cya Regis cyane urabona za tubikorera twabo tu ubu ni kuriya uriya kuba nahabye umuntu wakanga abana buriya cyaranjabutse nakaba nibereye nka hariya mu kigeshi banumva ndi nkariya nakaba ndi nk'abakomanda ubwo nzamuka ndi hejuru ariko buri icyizere cyahari. Icyizere kiracyahari buriya. Naka ntiyakujyanye ubukadete twagufata? Naka ndashaje ariko buriya se nidusoza iki kiganiro ngomba kureba idea yawe ndebe ko kadete tuzagufata. Ariko nashaje buriya. Ariko nibi turimo ni sawa nta kibazo, nta nubwo ari ngombwa ngo tujye hariya. Iyo yumvishemo ikintu wagikora udasabye ko wajyamo hariya. Wajya unacunga n'umutekano nijoro tukaguhamagara ukaturindira. Abe ntunyobye. Ntabwo byo rero ntihashoboka rwose. Tutarenga sasa kuri filime, uvugiye ko ukunda cyane iriya scene ya Kiramani cyangwa se niya Regis. Ese ubona nyine kuvuka wumva wakanga abantu cyangwa ukumva ufitemo iyo mpano yo kuba wakanga abantu cyangwa ukumva waba nk'umusirikare? Ntabwo ari ukanga abantu ariko buriya
Just ntago ibintu biri romantike cyane. Ntabwo biri romantike. Nakunze ngo byagenze bityo ngo biri dande biri deep. Ngo nyine ndi mu rukundo ngo umuntu bafashe umukobwa mwasohotse. Twasohotse amaduta aya. Ibyo bakuterwa nuko umuntu aba yarakuze by the way. Ariko nyuma numva nta kintu iyo roles saba powers z'imbaraga. Terivi umukobwa umubwira ati umuco ni umuco ni wahe si wowe wasinge wowe si wowe wapi pe baza handi rwose ayibaze ku myaka n'indeshyo n'imbaraga z'umubiri mfite hano habarinje usaba umuntu anza nkubaza utuntu nka dutatu ari Nyambo ari Intare y'Ingore ari umuntu bita Mama Nike uzwi muri sinema filime nyarwanda nuwe mudamu cyangwa se nuwe mukobwa cyangwa kamanza tubageranye ari babiri dufate Intare y'Ingore ngira ngo uramuzi ndamuzi cyane dufate na Mama Nike uriya mukecuru nuwe muntu ubona wagize uruhare runini cyane muri sinema nyarwanda cyangwa se muri filime nyarwanda bari abantu rero bari abantu nkeka ko sinema nyarwanda bari abantu ari ifatizo cyane ryabo y'inyuma yashiga ry'inyuma tu ko njyewe nabana narabonye wenda Mama Nike no mudamu nyine nabonye ho numva n'ibitekerezo ariko uri Intare y'Ingore yo bisanisha n'ubuzima noneho sasa Shaka koze kamugize ukuri sukirarira na abantu beza na bakteri beza mu buzima bwacu bwa buri munsi cyane twisanisha nabwo ariko urajya mpite mu mazi cyangwa mu hitamo umuvuga ati mu hagati y'abantu babiri Mama Nike n'Intare y'Ingore uyu muntu kabisa aragutinga nkavuga ati cyane Intare y'Ingore cyeka ko ahubwo no muri Afrika zikora mu acteur wakipi just oya niyo washyira mu bagabo ariko I know niyo washyiramo n'abagabo hari abagabo benshi arusha ngo oya ntago ari benshi ntago ari benshi gusa Kiramani ko wavuze ko ari ufana I know cyane Roma mani cyatashobora banja mukurikirana nkumva ubustori bwe bwa danje ngo Mary wera gasobanura n'utuntu ngo tw'udufilime ngo kera ngo swaza ngo n'umugene ngo na karate ngabizi bya danje ariko mama indirevo is a best kabisa muramutse muhuye cyase ugize nk'amahirwe yo guhura nawe nibe ibibazo bitatu wamubaza ibibazo byo ntabyo ntamushimira gusa ko yogeje amaso yanjye yogeje amaso nta kibazo gihari wana kabisa nange nta ibibazo by'ikisi aya nta ibibazo gusa namushimira gusa tu kuko yaranshimishije buryo umuntu ureba ukishima no sinzi ko ntago ari ngombwa ngo ubaze ngo byagenze bita gusa tu nahubwo namushima hamwe ati special thanks warakoze cyane tu warakoze kwera mu sinema nyarwanda ni icyitegererezo cyacu cyane amwemera ndumufana aya Intare y'Ingore nanjye ndayifana si ibyo kubeshya tukura mudamu hari movie yigeze gukina bita Amarira y'Urukundo sinzi nimba uyizi cyane ayiraye filime acting nangaha muri filime filime sinzi yazagaca kuri televiziyo Seburikoko yego rero actingamo by the way no muri mwiza n'umuntu mwiza ubuye bakora ibintu bye impande zose arazigera uri mudamu abahabaye abyasobanuye ko na Mama Nike nyine n'abantu eka bayobore sinabonakaye ari niraza n'inzu z'ibitabo bakabaye awadi n'inzu y'ibitabo ziriya bari inzu y'ibitabo ninge abantu kubakurikirana ubwabo rwose it's perfect bakwigisha byinshi mu buzima reka tugaruke ku ntuza nanone urabona hari ukuntu kera twajya tugura amafilime ku masede abantu ugasanga umuntu avuye nk'ahangaha agiye kugura nka sede nk'Ikayonza cyangwa se nk'Ikigali
ari CD imwe imujyanye ya filime filime ukagenda ukagura iyo CD ukaza ngo ugiye kureba filime nyarwanda. None hari ukuntu kera amasede ya kera ngo yajyaga konja agakonja ukabona ni ibintu by'imbogamizi. Ese nkawe wenda ushobora kuba utaratangiye sinema kera nkabo, ese ubona bariya abantu bakinye muri kiriya gihe ugasanga ubu ngubu ntabwo ari bwo bakunzwe cyane, kuko ubu ngubu hari abantu usanga bari bafite fame muri ubu ngubu bari hit cyane kubarusha, ariko ugasanga bari abantu iyo batakaje imbaraga nyinshi cyane. Ubu ngubu urajya ku ma YouTube ukabona izo filime, ariko ugasanga nta musaruro wenda se, cyangwa se ubu ngubu ugasanga ntabwo bagikunzwe cyane. Se ubona kenshi biterwa n'iki? nyine ibintu byose ni igihe. Abantu bubu nkeka ko buri munyarwanda uri above 16 akenshi usanga afite phone, arakoresha imbuga nkoranyambaga, sibyo? Nicyo kintu gituma abantu kibakuru. Ariko uribaza mbere wasanga ari inde muntu mu ngo zingahe iwacu muri kati cyangwa babaga bafite televiziyo? Ni bake. Inde wose afite telefone se? Ni bake. Niyo mpamvu habagayo izo ngendo zose, ukavuga ngo ngiye kwa runaka ngo bafite CD ngo ifite filime nuyirangiza uze kuyimpa nanjye, nawe ukamuhindi akajya kuyireba, akabona ubwo ayikwiyemereka. Iyo cyane. Ariko ukabona ibanga yose uri tembere uvuga ngo ngiye ngo ngiye kwa runaka, ntago ari buri wese bavuga ngo ntari televiziyo ngo twese turagiye. Ariko ubu ngubu tugishwe buri mwana wese afite telefone, ikintu cyose ashaka aragikurikirana. Filime isohoka notification zimanuka itareba ngo iyi filime yasohotse, akahita ajya akareba, sibyo? Ibintu byaroroshye nyine, ni technology niyo tandukaniro. Ariko udasobanuye ko abantu barabahanga, nazo tuvugisha ukuri twarebye Kanyombya, sibyo? Yego twajyaga tureba Kanyombya, Samusure. Hari mama uri murakina n'ungu ubona abonye wagarutse Karujanga. Mama filime z'urukundo cyane, nta mufana wazo cyane, ariko n'ungu arimo cyane abakiramana size ibintu by'amadayimoni njya mbona kina n'iki umubona. Njya mubona madam wari umutipe rero byakundanaga zirankunda za ngo ni barise ngikira habona za movie ndabona zari nziza byadanje. Ariko none technology bagira igihe cyabo, nubwo ari igihe cyabo uriya ninga mu bibazo bajya mu bisubizo ukabura se ntago ubona, ahubwo ni igihe cyabo. Tugishije ukuri ase utuvuga ko abahanzi bakera barabaswa. Ntago barabaswa. Abo no kwenda ibintu bigenda bihinduka, agenda haza ibintu bishyashya kandi binagufasha. Bigenda bigufasha ahantu heza ho gukorera, hari iterambere by the way. Ariko yozo nka Samusure uretse ko n'ubundi harimo abakomeza kwiyadabuta, abakinye zamani batangiye ariko n'ubu bagikomeza kandi bakiriho. Yani ibintu byiza cyane. Ariko niyo tandukaniro nyine ni iminsi n'igihe ko kijyana gihinduka, hagenda hazamo n'abandi. Kandi nanone ibyungu nkavuga ko birimo n'amafaranga, kubera ko birakurikirwa n'abantu benshi cyane. Buri muntu wese arisanga ku cyane. Baramutse bakubwiye ati hano hari movie ya Kiramani, hari ya Kapitene Regis, hari movie y'Intarengore, ni iyihe, ninde muntu wakifuza gukorana nawe hagati y'ibyo byiciro bitatu cyangwa se hagati y'abo bantu? Kapitene Regis, Afande Kiramani n'Intarengore bose banditse movie, bakeneye mu acteur, baguhitishijemo, ushaka kujya muri movie yandi? Cyaterwa na role ndi bukine. Hose uri bukinira umusirikare? Mu gisirikare cyangwa asanga ni beza bose, ni abateri beza cyane. Nanjye niyo mpamvu ngwaje icyo kibazo. Shabigo birana ariko none asanga Regis kubera
mbona asa nk'ikiri ibintu biri crazy by'ubusazi kandi ndabikunda ukunda Regis ubusazi ukuntu akina ari nk'umusazi zira role z'ukuntu azactinga ngenda zikunda tu bwa buryo ngende bwo mfana abikoramo uburyo abikoramo nibwo mfana tu cyane dusoza reka tujye wenda kuri kariyeri yawe gatoya tugaruke personal tuve mu bintu biri rusange ese urebye igihe watangiye gukina movie naho bigeze ubu ngubu niye nyungu wakuyemo inyungu uya hari ibintu byiza uyu umuntu afite hari ahantu nkuko mukomeje kumwumva mukomeze POV G ndaza gushaka kuko ndimo ndatera imbere ago nkiri pauvre cyane no uragenda biza byari byakereza ko pauvre babyaza abantu urumva ndimo ndatera imbere usawa ako nubundi zanira ukujije umuntu none kuko nanjye nk'ubu ugiye kureba akazina kanjye ka karitsiye akumirwa ko ntago waryanga ntago waryanga n'ubundi izina nire ukujije umuntu ariko nta nicyo bitwaye tu maze pauvre dusoza gatoya urebye igihe umaze muri sinema nyarwanda niyihe benefits cyangwa se nizihe nta kahe kamaro wabonye mu kuba uri umwagiteri mu kuba nawe uri umwe mu bagize sinema nyarwanda reka nkubwize ukuri ubuzima tubamo ikintu cya mbere ni abantu yego abantu kandi burya kano kantu biduhuza n'abantu benshi abantu connection bakakubona burya umuntu yakubonye ukabona hari icyo wamufasha advertisement ko waganira wavuga byagiye bimpesha akazi turaka rimwe na rimwe tugishije ukuri oransa nk'umuntu ushonje cyane sinbizi ariko urumva ibice bimwe na bimwe niho biva rimwe bigatuma twikorera ariko tukamenyekana abantu bakatugana bakashaka kumenya ibyacu nkeka ko ariyo profi ya mbere uri wamenyekanye cyangwa ugenda umenyekana biroroha kuganira ku bintu byawe cyangwa ku kintu ushaka kugeraho abantu barakumva nawe ubundi wibereye ndani hasi umenyekana biragora kugira ngo byawe bimenyekane buriya ikintu cyose cyagize umuranga cyangwa byagiye ahagaragara biradufasha cyane inyungu zo ni nyinshi ariko ikiruta byose nyine nako kazi gatuma tubona iyo mibereho kugira ngo tubeho nibyo akandi kantu nakubaza dusoza harya mbiye ahantu twagukura ahantu Instagram yanjye nitwa Karagirwa Jean Louis real name yawe my name ariko Instagram muza TikTok nkoresha Pogba Boom Pogba Boom boom kalaga boom niyo Facebook ni Jean Louis Boom Louis Boom nibyo ngibyo ushaka wenda twakorana namba zanjye no wenda mazishyashye nta byadanje ikindi naho ngo nizo mbuga nkoresha gusa tu ni iki wabwira abantu araze babwira ariko ndabakunda abaturarwanda abanyarwanda ndabakunda dufite igihugu cyiza nishimiye kuba ndimo nishimiye kuba narakivukiyemo abanyarwanda nta kintu nabwira gusa ndabakunda muri Amerika ari ubyange gukira muri Amerika na Amerika sembiza ariko nyine hangana ima Uwiteka yandabwiye ati gomba no hano ntakunda se yakunda cyane umukuru wacu w'igihugu we niyo muntu mba numva we hano umubyeyi cyane nta uri umunyarwanda hari ibihugu usanga nyine utabaho ngo ukuze nk'uko bitewe n'ukuntu utabona ubwo bwisanzure ariko hano dufite umutekano turabona buri kimwe iterambere tugera iyo bateje imbere urubyiruko baduha opportunity nyinshi zo gutera imbere ni uburyo bwiza cyane kandi twishimira
duhe respect muzehe wacu ndamwemera cyane. Ndagushimiye cyane rero kuba nakwakira hano kuri King Rwanda TV. Special thanks ndakeka ariko bajye bakore subscribe, share, comment, like, cyane tuzimira umuvandimwe barebeho nta kibazo cyane. wakoze cyane kuza rero bantu nawe bakomeze bagusharinge imigisha y'Imana igendeho. Bakurikiranye amazina Karagirwa Jean Louis ushaka kuri TikTok Pogba Boom turi kumwe kandi nkeka ko abafana banjye turi kumwe wallahi ndabemera cyane kandi icano za beta tujyeho dukore subscribe, like, share and comment. Tuzamurane kandi noza nudacaye ngo bikore birakumara kijyaho turebe ibyari byo. Kandi mukomeze gukurikirana ibiganiro by'abavandimwe just ndishimye kandi kuba bamwe muri iki kiganiro byari byiza cyane kandi wakoze cyane. Brad wakoze kuza nawe, Imana igwezagire, blessings of a blessing. Tuzongere duhure tukubwira ngo tukwibutsa gukanda like, subscribe, share ndetse na comment kugira ngo dukomeze tubane hano kuri King Rwanda TV. Shout out kuri mwe mwese.